Mu gice cya kabiri cy'ubutumwa bwiza ko hari Umusamariya mwiza yabateguriye, tugiye kubagezaho umukino witwa nawe wibwira ko uhagaze wirinda utagwa. Nawe se koko hari aho umugabo Mukamarutoki wabaye ku gasharu maze Imana ikamuhera imigisha ikaza no kumuteza intambwe, hanyuma yabona ishitamba agata n'ubwo yari yambaye. Umva n'abatindiye, reka mbareke mwikurikiranira umukino. Iwacu bantu umukati. Uraho yewe mwana? Bagutumye umugati. Umugati wangahe? Aya ngaya yose? Akoze nawe? Ima muri iriya yijana. Umuyijana? Irahari sha. Irahari. Nikoni. Kamagaye sekunde ba ndabona butike yawe ari butike erega muvyeyi we narakomera niko anga hano umusembura bakire hano ku gasharu ntabwo bimeze nabi ese muraho neza kari bukiriya rwose nukuri no kari mwebwe se mungize mutya nukuri mva mwandeje imbere rwose karakadobo kawo kagura gati karakadobo kawo mubundi kagura 8 ariko wowe nk'umuvandimwe umuntu wo mu muryango ndaguhera 6 rwose harakiri kintu nashakaga rwose birahari kiriya ntacyo gukomera karakaviyo ntacyo ejo nzajya i Kigali ushaka untume uratuza kubivugana ndaza mu rugo nimugoroba rwose ejo nzajya i Kigali none urashaka kanome rwose nuko ese ari amatara ntiwadukanye nibwo ari amata rero ni amata yitwa Nido nandi yitwa Linda kitasana ya Nido tuzize Nido ariyo yuzuye intungamubiri ariya n'abarwayi bwa kibazo abakurayo naho kugira ngo ibintu ncuruza Linda rero irinda abantu irinda abato n'abakuru Linda nanjye yantu Linda n'abana banje Linda zana kama ahubwo Linda hambwiye ngo ubu byayanga Linda sizakurinda ukumirwa kiba gihomba oya reka ibintu ncuruza no original Linda se kizakurinda nuko da zakurinda bwaki kakurinda ibintu byose niko yuzuye intungamubiri unovuga ngo 3,000 kongera 600 4,600 rwose umva ariko aya 400 ari kugarura wayaguhamo ushaka iki uko mbese urabona na zana umugati waba reka nze kugarurire umugati kuko haranga ijana ngo reka kugarura umugati dore hano harimo isambusa cyangwa se reka ihangane gatoya mpamagare bayazane bazana imigati myiza byihorere mpereza nigende ngaho umva gakira arakomeye ngo gutahe nuko ubwo ni mugoroba mbasha nshobora kuza kubareba isawa rwose nuko murakoze kandi bamwe bikopesha bari bamaze kabiri gusa abantu bajye banyishyura hano umwe nzongera guhopa
ibintu bishizemo birasaka ejo nzajya kurangura. Sano babanyoni b'i Kigali nzabakira. Nzayahisha kure. Ntawe uzayabona. Ariko umva agasharu nakagiriyemo umugisha. Rwose. Ya, bareka ntahe, reka mfuge ntahe burije. Ariko ariko reka mvanemo inote gusa ibiceri byo mbireke. None no gufunga gataha una hejo. Ahantu ku gasharu Imana haduhereye umugisha. Tangaje ni ukuri. No gushema Imana cyane. Kugira ngo umva umusozi nawo ujya wika reka cyakora uyu mugoroba abagenzi kubera kiriya kizuba mba niriwe nicayeho sugira ngo giyeho ndorohewe umukobwa. Karibu. Stari. Urakweto. Mbega umugongo kubera ko umuntu ahagaze we. Siko umuntu ahagarara akumva umugongo imisonga irimo iratera. Reka ndebe icy'abana bigije hano. Icyo ureba aho ngaho nawe birako. Ko se nta n'umuntu afite Mana yanjye. Umuntu n'umwe afite. Wagira ngo amaze ukwezi kose kubera ko umuntu ahagarara. Yahirirwa n'ikizuba rero. Rero uretse nicyo kizuba no kwirirwa umuntu ahagaze. Nawe buriya rero nawe byibura hari ubwo unyuza mukicara. Yewe kubera kwirirwa mpagaze. Ufite agatebe. Y'abakiriya bagabanutse ndica. Byibura wowe. Ese ko akora byose ni kimwe. Byose ni kimwe n'ubundi nta handi. Icyo kunywa. Wagira ngo warubize. Aripfuye. Ubu ngubu rero mubwire mugabo wanjye. Uyu munsi nagize abakiriya. Nibyo abakiriya bamwe bashimishije nyine. Ariko noneho twabaye kimwe. Oya, rero mu gitondo azibikira Kigali. Ndasiruka ajya kurangura kuko ibintu byashizemo neza. Nibyo. Byashizemo. Ariko nibyo byiza. Ibyo byiza kugira ngo bimwe bishire ibindi biza. Nibareka amafaranga afite imari ari menshi. Harakobona acukuye. Noneho narangiza nkayashyiramo mu kagapaki nkayashyiramo izo kandi se sinakabonye cyane. Igihe najyaga kubitsa kuri banki sibo nabonye. Yo ndayavanye. Ura mu gitondo azidukira Kigali. Singikaraba ngo kandi umaze gukaraba. Simaze gukaraba mbere yuko mbazanira se icyo kunywa. Reba ukuntu usa. Ariko ntacyo bitwaye. Ko ntavunikira ubusa se. Kizima nuko kuri dutunze. Usibye ikibazo kiri. Ariko uzi ko cyagiye duheruka gusenga. Igihe najyaga gusenga uzi ko nijyanye. Nicaranye n'abadamu mu rusengero. Baranegura ndabibona ko baneguye. Bakajya bareba izi ntoki. Nanjye nareba ukuntu zisa ubwoba kanyica nkajya ngira. Nawe ukazihisha. Nanjye ngabona. Ariko ntacyo bitwaye buriya igikomeye nuko aba ari umurimo udutunze. Uza kugagira umurimo buryo uzamenye ko ubwo nawe nta muntu umurimo. Uretse umurimo kandi udutunze abona ib'inkora busa. Hamwe n'ibyo hari igitekerezo umaranye iminsi. Tuganireho. Kagira inkuru. Urabona hariya maze iminsi mbona ukuntu abantu baho batureba nk'uriya mudamu duturanye uyu utuye mu irembo ahangaha. Makurata. N'uriya mudamu baba bari kumwe buri gihe. Umwe ukunda kwambara igitenge cy'umuhondo Gatarina. Umwe batarekurana baba bashumikanye nishumiye mbese. Utse kumbitaho
kwa kundi abakiriya baba bagabanutse muri ariya masaha ya saa 8 saa 9 nuko mbona baranyitegereje bakajya bandeba bavuga nkabona baravuga ariko ari igihe bareba barangiza bakerekana hariya dukorera handi hariya kuri butike mbona bavuga nyine batunga intoki ariko sinamenye icyo bavuga ariko buryo umuntu akuvuga ntabwo ushobora kuyoberwa ko umuntu ari kukuvuga nubwo utamenye icyahise akuvuga ku kanya ariko buryo uhita ubibona erega buryo umuntu wiberwa umwibye wayokuri kandi burya n'ijisho rikureba nabi burya n'uryobera nuko ndeba ukuntu bandeba nkurikije ukuntu ejo bundi uriya mugabo Kanyarukigaya uwe uyu mugabo nanone utuye hepfo yacu Kanyarukigaya umwe utuvi utuvi aherutse kuzamukaho nuko numva akubisa akavugirizo azamuka ntiyanasuhuza nkomeza kubyibazaho none rero umugabo wanjye nukuri mu by'ukuri Imana yaduhaye imigisha turacuruza bikaza none jyewe ndabonaho kugira ngo ahantu tuzahasiga agatwe uzi ishyari ry'abantu b'iki gihe umuntu w'iki gihe aba yifuza ko wahora hasi utazamuka ngo ugire icyo umurusha none mu bigaragara urabona ko tumaze rwose gukora ibintu bishyushye ibintu byaje ari butike yawe irahinda oya kuza ko ibintu biraza idepo y'amakara irashira mu munsi umwe fuso kongera ikamena baba babireba rero bagashira none rero umugabo wanjye warababonye bekinyamenye Kenya mbibona ntacyo bazatugira ntacyo bazatugira bihorere kuko aka gasharu twakavukiyemo ahangaha turahakorera haradutunga turatuzi turatunganiwe bihorere bazaha ikinyamenye bamarire mu nda reka rero umugabo wanjye nkubwire nivuga ngo ntacyo bazatugira reka tugene gahunda tuva aha hantu tuva aha hantu turava ku gasharu tugiye mu kogo gucuruza i Kigali ariko n'umugore n'igitaga tujye gucuruza i Kigali genda ikomibona umva mu by'ukuri tumaze kugira amafaranga menshi reka ibyo n'ejo bundi njya muri banki yakumana narebye amafaranga dufite mbona ari amafaranga menshi cyane muri banki ese burya ahubwo harya amafaranga yose ni ayacu cyangwa harimo aya banki yose ni ayacu wagize ngo tuyakuyemo ugize ngo banki ntiyafunga ese ubwo ufite n'ubwiki ariko reka mubwire burya kujya i Kigali reka mubwire twebwe uhita dusimbukira i Kigali ngo haba abanyoni uzi abanyoni ngo bahaba n'ubundi niyo ngiye kurangura dore no kugenda muri cya gikote ngenda nambaye dore amafaranga no kugenda afashe kugira ngo barebere inyuma y'ikote bakamenya abanyoni b'i Kigali iyo barebera inyuma y'ikote bahita bamenya amafaranga arimo imbere none se amayeri ko wayamenye ukaba ugiyeyo inshuro zirenze 10 batakwiba ubwo ufite n'ubwiki kandi se sinumvise ngo i Kigali ngo haba bareko defense rero n'abasirikare n'abapolisi barinda umutekano ubwo se baca kuri abo bantu bakaza kutwiba none se i Kigali tuzamenya ducururiza he muri Matiyusi genda ushake inzu muri Matiyusi ushake mu muryango dupange bino bintu dukore reka nkubwiye Matiyusi rero ujya wumva aho hantu ndaharangurira wari wagera i Kigali ntabwo hazi aho ngaho ndahazi kuzabona iduka ryaho n'intambara n'izindi ntabwo ugize mu muryango wapfa kuwubona intambara nk'izindi dore abantu usanga buzuye batya bapakiye mugabo iyo ntambara nawe uzayirwanya rwanda se ntishobora mugabo wanjye ndakwemera kandi ndakwizera nayitsinda iyo ntambara uzayirwana kandi ukayitsinda bariya bose bagiye bakurusha iki mugabo noneho rero wikwipfobya amafaranga turayafite reka mubwire reka hari igitekerezo nungutse reka ejo ubwo nzajya kurangura nzagenda ndebe Karabudiyana noneho mugisha inama mubwire igitekerezo dufite Karabudiyana burya n'umugabo mwiza cyane n'umuntu w'Imana n'umugabo mwiza kandi nawe kuko yahoze ino amaze kubona agafaranga nawe ari mu kajya i Kigali noneho buriya mugisha inama y'uko twabona ahantu twacururiza rwose ibyo ni byo none reka tujye kuryama burije noneho ejo ndazindukira i Kigali kandi nzi ko Imana izadufasha rwose Imana yadufashije ahantu tugacuruza tukabona amafaranga ni Kigali izadufasha ni ukuri rwose tujye kuruhuka
nta hejuru ariko se reka tubanze dusenge. Tubanze dusenge abantu b'Imana. Iki gikorwa tugiye gutangira igikorwa gikomeye, dukwiriye kubanza tukagishyira imbere y'Imana kugira ngo Imana izaba yitujya imbere. Abona kujya i Kigali ntugire ngo ni ibintu byoroshye wa mukobwa we, ntabwo byoroshye kandi ugoreka no gusenga kugira ngo Imana izatubonera aho hantu tuzacururiza. Aho ni ibintu bikomeye. Kandi dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Uwiteka Mana yacu, turagushimye ko waturinze, waturindiye hano ku Gasharu, urahadufashiriza, waduhera imigisha y'uburyo bwose. Turagushima Mana ko wagiye ukuboko kwawe tukubona, icyubahiro kibi cyawe iteka ryose. Turafite imigambi nk'abana b'abantu, turakwinginze Mana ngo uzayidusohoreze nk'Imana ishobora byose. Dore tugize umugambi wo kugira ngo njye gushaka inzu i Kigali. Mana utangiye imbere ntacyo nashobora. Ndakwinginze ngo azabara unyobora, byose bizagende mu bushake bwawe, kandi dore tugiye kurya mubane natwe muri iri joro. Tubisabiye umuntu mu izina rya Yesu. Amen. neza pe nasinziriye ko ejo akazi kabaye kenshi nikora imifuka myinshi cyane ejo ku buryo none se shaka ariko akazi k'Ikigali kameze tugomba gukoresha imbaraga kugira ngo dushake amafaranga. Sogize ngo tudashaka amafaranga tuzayabona sha Kigali ko mbona shaka na benshi. Fungura vuba wanike na hano nibishire hari kiranga bagu umunsi rwose baraza ari benshi baragura rwose yavuye umunsi ni kuwa mbere sha kiro neza aho ngaho waje kamwe ifite boss nuje kibazo rwose ngiye bishya kandi ari kuduba amaso sha abanyakigali batazaduteza itabi uruga gatoye bakabara bikuruye umunsi baragura rwose ndabyizeye dore bicare hafi anga aho bireba kandi ukira no mu magazine azayabera tujijisha bakatwiye bose ndashaka imifuka 5 y'umuceri wa Pakistan. Okay, irahari umufuka umwe ni 28,500. Turahenduka hano kiriya Kawunga y'Iburasirazuba kwa Nyagatare irahari rwose imifuka ni 9,500 bose kawunga yuzuye intungamubiri imifuka ibiri urasanga nangahe reka ndebe ngo 8,500 yego kiriya ariko ko hanyuma urashaka iki kiriya kiringiti kimwe rwose cya rufuku oya kiringiti ntabyo ibiringiti hano rega ntabwo tugurisha detaye wabariza hese ibiringiti bya rufuku cyese kujya mu Gasyata urajya mu Gasyata bari ujya kubariza abo niho biba urakoda oya mu Gasyata ni ukamanuka epfo mu kabandi muraho uyu mukiriya oya turagupakira rwose aha agafagitire gahari ngo mumenye gukurikiza reka nze karyabwi mwe murashaka iki tubamarira iki genda shaka saba biruzi kangwe mu nzo irahari enda karyabwi enda pakirira uriya mubyeyi sha yego boss gurude zirahari nazo ikarito ni 9,800 makarito 10 rwose reka ihangane yandi akwandikire nawe mwaramutse nuko nikweye ni sawa iki kotesi zirahari zitwa Evertime igura 14 ikarito nta oya koko ko nibwo dufite kuko abantu bose nizo bakunda 14 ku ikarito amakarito 10 reka rwose turabandikira rwose no kuvuga ngo amakarito 10 ni 140 oya ntabwo dukata icyo giciro n'igiciro cy'abavandimwe abantu bo hasi mu muryango isukari irahari isukari nayo irahari 31,500 kanze yandikira abandi toni n'imwe n'igice amateremusi arahari nayo teremusi zirahari nazo igura 33,500 ndashaka amakarito 50 amakarito 50 ndashaka bya bisoro biri hejuru hari toni imwe ya kawunga isabune za mukwano zirahari isabune za mukwano nazo zirahari za mukwano zirahari rwose ndashaka amakarito 70 amakarito 70
ariko ushyiraho n'amasahani amasahani amakarita angahe amakarita 8 ugura hano ko rega umva oya mwigenda kiriya ni ukuri rwose ndebe abantu sinzi icyo bahaye abakiriya rwose reka tugira ibintu byiza cyane yose hamwe biraba 865 reka yishyure kiriya kuko ntabwo naje niteguye neza ndatekereza ko namuhanda sheke se rero sheke nibyo ariko sheke mfite ikibazo uko sheke ntabwo kuri ngewe kuko uzi yuko ntari umukiriya mubi mbese yangiriho amafaranga ndumva nta kibazo umva rwose ihangane rwose reka gura ibihwanye na cash ufite cyangwa se sheke ujye kuyazana rwose uyu mukiriya muramuha ibi bintu dore yishyuye nawe wayabaze neza ngo aragaruka gupakira karyabwite ndashaka enda pakirira umubyeyi mwandikire arashaka murakoze murakoze rwose muraho neza zirahari rwose ikarito ni 500 reka mbe nanditse ahangaha nyuma arakwandikira fagitire numva icyo giciro mubwire muntu w'Imana niyo wazunguka Kigali yose ntabwo wabona umuntu ufite igiciro nk'icyacu rwose tugira igiciro cyiza hano igiciro rwose cy'abantu b'abavandimwe kandi urarangara sha urarangara rwose dufite kawunga yo mu nzove rwose irahari ariko dufite n'iyo yita mu nzovu yo mu nzove y'Iburasirazuba niyo mu nzovu ariko nayo ni nziza kugira ngo nishyure noneho wa muhungu wawe mwaparitse kuri ariko ikibazo cy'umuhungu wawe mwaparitse kuri mu modoka hafi rwose noneho imodoka iri hafi rwose we karya bi dore reka bakomeye ko turabakira ujye kandi ujye ugira imbaraga sha kandi sigenda nibuza wanyweye sibizi rwose ngaho nyandikira fagitire bereza 188 na 400 188 na 400 akira barandizira ko yuzuye murakoze cyane nuko nuko Imana iguha umugisha rwose murakoze umva fakiri umubyeyi sha gina bizi cyokere abantu bambujije guhumeka Kigali ni Kigali koko oya ariko rero mafaranga ni igitero gusa hari abandi bacuruza nkatwe yewe mugabo ega twe tuba twasenze abapagani baza badasenze Mana ni nziza none reka nkubwire birasaba yuko ejo dukwiye kujya kurangura ariko kugira ngo imari tuyibone ntabwo ari ibintu byoroshye wabonye ubushize ukuntu byabaye urugamba nayize ubonye ukuntu twarwaniraga n'abantu hirya ngaho burya twarwana ku muhindi yitwa akiri imari uriya muhinda afite imari abantu bose dusanga bajagata ari ibicika none rero ubwo ibintu bishizemo reka nkubwire amafaranga ntituyajyane kuri banki kuko tuyajyanye kuri banki zifungura zitinze amafaranga angana cyese turebe reka nkubwire ibyiza wowe miliyoni hafi 20 oya ntacyo yapakire mu ishakoshi noneho uyatahane yabishyiramo hejuru ye barateye batayabona apo ntabwo batubona none rero ndashaka kugira ngo wowe utahe sibyo amafaranga uyatahane noneho uzipagiyemo sindagira cyane arajyamo yampaye ariko mva manu himbazwe none rero ndashaka kujya kureba akiri imari ubwo ni mpava ndareba Budarasuru mpava ndareba Hasani abahindi uko ari batatu zikariho turangurira kugira ngo mbarazeho umugambi mu gitondo tuze kuza mpita ngenda nishyura kuko ubu ngubu abakonta bure babo batashye noneho rero ubwo mu gitondo banadupakira tuzabona ibyo ducuruza hakiri kare ariko rero wowe ntujya gutega ntutegere hepfa hano hepfo hamwe gare aho tagisi ziba none se ndategera uza abanyoni bahaba ubu ntureba ibisakoshi bayireba bahita babona amafaranga arimo abanyoni b'i Kigali nubwo ari umukara ubu bareba batya bagahita bamenya amafaranga ari none rero icyiza
utegere dore urabona utambike hirya mu gakinjiro handi hamwe twategeye ubushize hari imodoka zimanuka zitya noneho zahagera zigahamagara ngo Nyamirambo zigakata zongera zigasubirayo ugenda bari gutegera ariko nkubwira wa mukobwa ni ukuba maso yewe nubona abantu utari baza bakwegera barya burya benshi bari abanyoni Kigali njye bakanyurira jya wigirayo iyo baza bakwegera barya bongera bakwegera burya baba bayabonye ariko uzabanyoni b'i Kigali reka nkubwira umukobwa we ntiwabimenya kuko uri umunyoni wabibwirwa n'iki utari umunyoni none rero ube maso nanjye ndagiye turahurira mu rugo reka byo nawe ndabona bwije boss we sha anura anuragira vuba hano hari akazi zikwirinda ibijuju funga sha harafunze pe funga neza abanyakigali batazaduteza itabi nawe umva ko bibara bazacaye ngaho uramukeye boss uramukeye uramuke na hejo sawa se siwe wagaruka noneho rero turabitambikira gutya ujye gutegera ahandi hamwe nakubwiye kandi no guhagarika dore guhagarika gutya urenda bizi bimwe nakweretse nanjye ndagiye